igihe dufite hariho hariho umugabo yajyaga akunda kuba yicariye yifitiye ubunebwe yumva nta mpamvu n'imwe yo kwivuna agahora ari aho umugore we akamubwira ati se nshuti yanjye ubu tuzatungwa n'iki ubuzima buzagenda gute kuhora uri ahantu hamwe waretse ko ukajya ugerageza ugashyiramo imbaraga mu byo ukora tukareba ko twatunga urugo tukareba ko twazamura umuryango tukareba ko iterambere ryacu ryazamuka umugabo akamubwira ati reka ndumva rwose njyewe nta mbaraga mfite nuko igihe kimwe wa mugabo yaje guhaguruka ava aho hantu iwabo aravuga ati ariko reka njye kugisha inama njye numva hari abantu muri karitsiye burya baba bari abajyanama beza bari abasaza b'inararibonye reka nzajye kureba uriya musaza w'inararibonye hanyuma mugisha inama mba numva agiye umubiri wanjye ucitse intege mfite intege nkeya umugabo arahaguruka ajya kureba uwo musaza aramubwira ati ngewe mpora nshwana n'umugore